reka n'imitima igiye kumvira ijambo irinde kurangara, ahubwo Mwami Imana twakire ijambo ryawe. Ni ukuri Mwami Imana ubane na bumwe wese uri ahangaha, ubane n'umutima wose uri ahangaha, ubane n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Mwigisha ijambo ry'Imana ni karibu. Ovani ni karibu. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen. Barishimye cyane rwose. Ndanezerewe kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje, by the way, ndabasuhuje rwose. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira cyangwa tugiye kwigana ku ijambo ry'Imana rifite topic ivuga ngo our real identity through union with Christ. Identity yacu cyangwa se abo turi bo kubw'ubumwe dufitanye na Kristo, kubwo guhinduka umwe na Kristo, abo turi bo. Nicyo kintu tugiye kuganiraho uyu mugoroba. Ego. Kandi Holy Spirit will be with us and our mind is going to be renewed. Rero abo turi bo muri Kristo biri based on cyangwa se bishingiye ku murimo Kristo yakoze ku bwacu. Abo turi bo muri Kristo bishingiye kuri finished work of Christ yakoze ku bwacu. Ntabwo ari ikintu tuhirimbanira cyangwa dukorera, ahubwo already byamaze gukorwa ku bwacu muri Kristo. Rero union yacu na Kristo iri based on the finished work of Christ only. Ntabwo ari ibintu turwanira, ntabwo ari ibintu dukorera, ntabwo ari ibintu dushyiramo imbaraga, ahubwo ni ibintu already byamaze kuba muri Kristo. Rero icyo dukora ni iki? Turabyacknowledginga cyangwa se tukabimenya kurushaho and then tukabirecevinga. Rero reka dutangire dusoma mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 tugeze ku wa 10. Niba hari uri budufashe kujya pasting ibyanditswe hano muri comment section yadufasha. Mu gihe ataraboneka reka mbe nkoresha Bibiliya iri hard, nubwo birajya bitinda, ariko reka bariyo tuba twifashishije. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 tugeze ku wa 10. Ndabona Emma agishyizemo. Emma, thank you so much. Reka dusome. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twebwe, ahubwo ni impano y'Imana, kandi ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko twebwe turi abo Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo. Rero ni ukuvuga ngo abo turi bo bishingiye kuri Kristo, bishingiye ku buntu bw'Imana, bishingiye ku mugambi w'Imana, ntabwo bishingiye kuri twebwe, ahubwo turi abo turi bo kubera Kristo. Reka dusome no mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 4. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 4 haravuga ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanyijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Ibi nibyo Paulo yabwiye itorero ry'i Galatiya, abwira abantu bashaka guhirimbanira nyine gushaka kugetinga iby'Imana already yamaze gukora, babikoresheje imbaraga zabo cyangwa babikoresheje amadisipurine cyangwa amategeko bakishyiriraho.
arababwira ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko muraguye, muretse ubuntu bw'Imana, muretse ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo. Rero union yacu muri Kristo ishingiye ku cyo Kristo yamaze gukora ku bwacu, ishingiye kuri finished work of Christ for us only and only. Ntabwo ari ibyo dukorera, ntabwo bituruka mu byo tuba twakoze, ntabwo bituruka mu byo twakoreye Imana cyangwa se ku kindi kintu, ahubwo union dufitanye na Kristo ishingiye ku murimo wa Kristo gusa. Rero reka turebe niye mpamvu ari muri Kristo twimenyera cyangwa se dusobanura abo turi bo twishingikirije kuri Kristo. Niye mpamvu muri Kristo ariho tumenyera abo turi bo. Impamvu nuko iyo tuvuze ngo twarakijijwe cyangwa se turi ibyaremwe bishya, ntabwo ari ukuvuga yuko icyaremwe gishya mu by'ukuri ntabwo ari umuntu Imana ya renovatinze. Kubwo ukurinovatinga mu Kinyarwanda no kugira gute, ni ukongeramo utundi tuntu, nyine ni ugufata ikintu cyari gihari ukacyongeramo utundi tuntu. Sometimes abantu bajya bavuga ngo Adamu ngo yaraguye ngo ava mu bwiza bw'Imana, ariko mu by'ukuri Adamu ntabwo yigeze ava mu bwiza bw'Imana kuko ntiyigeze anabushyikira. Adamu ntiyigeze ashyikira ubwiza bw'Imana, rero ntabwo yigeze abugeramo. Kristo wenyine niwe wabashije nyine gustandinga kuri righteousness y'Imana. Noneho rero muri we tuhabwa uko gukiranuka, tuhabwa ubwo bwiza, duhabwa kuba muri iyo presence y'Imana. Rero iyo umuntu ahindutse renovation ni ukuvugururwa. Thank you so much. Ni ukuvugururwa. Ntabwo rero turi abantu bavuguruwe, ntabwo turi badamu bongeyemo utundi tuntu, ntabwo turi abantu ba kera bongeyemo utundi tuntu, ahubwo turi abantu bashyashya muri Kristo. Ntabwo turi badamu, ntabwo turi bene badamu bongeyemo utuntu runaka. Papa Damien niwe wabitwigishije akoresheje urugero rwa caterpillar na butterfly. Ubwo caterpillar mu Kinyarwanda ni iki? Caterpillar mu Kinyarwanda sinzi, reka ndakeka ari ikinyabwoya. Caterpillar mu Kinyarwanda nyine yaravuze ngo tubyigara tubwiye ngo ntabwo turi caterpillar zavuyeho. Urabona ikinyabwoya ngira ngo hafi ya twese turakizi. Ikinyabwoya rero hari ukuntu nyine kigira, babyita gute, kigira ubwoya iyo giciye ku muntu nyine cyangiza skin yiwe kubera ubwoya bwacyo bujombana. Rero ntabwo twebwe turi caterpillars zavuyeho buriya bwoya bw'inyuma ngo wenda tube turi caterpillars yavuyeho ubwoya bw'inyuma, ahubwo nk'uko caterpillar iba transformed ikavamo butterfly, niko natwe byagenze. Ntabwo turi abantu bavuguruwe, ntabwo turi badamu bavuguruwe, ahubwo turi ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Reka dusome mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20 haravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana. Mu Cyongereza haravuga ngo I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I live now in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Rero twabaye ngo twabambanywe na Kristo, none ngo turiho.
ariko ntabwo ari twe turiho, ahubwo ni Kristo urivinga muri twebwe. Ngo ibyo dukora byose turi muri ubu buzima ngo tubikoreshwa no kwizera, noneho mu cyongereza bavuga ngo tubikoreshwa na faith of the Son of God. We live by the faith of the Son of God. Ngo tubeshejweho no kwizera k'umwana w'Imana. Rero ntabwo abo turi bo ari Abadamu bari baravuye ngo mu bwiza bw'Imana barangiza bakabusubiramo, kuko Adamu ntabwo yigeze agera mu bwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bivuze ngo guhera kuri Adamu kugeza ku bantu bose, Kristo niwe wenyine wabashije gushyikira ubwo bwiza bw'Imana. Rero nituvuga ngo turi ibyaremwe bishya, ntabwo turi ibyaremwe bishya byabaye renovated, ntabwo turi ibyaremwe bishya byavuguruwe, ahubwo turi ibyaremwe bishya nyine, turi abantu bashyashya bavukiye muri Kristo, turi ibyaremwe bishya muri Kristo, turi abantu iyo uri gufata wowe wa kera ukamugereranya n'uriwe muri Kristo, uba uri kuvanga amadosiye, kuko uri icyaremwe gishya. Ntabwo ari wowe wongeyemo utundi tuntu, ntabwo ari wowe Imana yaje ikavugururiramo utundi tuntu, ahubwo uri icyaremwe gishya muri Kristo. Rero niba muri Kristo ariho ubereye umuntu mushyashya, kuko tubonye yuko twabambwe muri Kristo, aho ngaho nyine wavukiye niho ugomba kwibarira, niho tugomba kwibarira. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 5 umurongo wa 17 tugeze kuri 18. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 5 umurongo wa 17 tugeze kuri 18, haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ibyo byose ariko nyine bibi iyo umuntu ari muri Kristo. Ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ntabwo aba ari icyaremwe kivuguruwe, ntabwo aba ari icyaremwe cya kera cyongeyemo utundi tuntu, aba ari icyaremwe gishya, ibya kera bishize, byose bihindutse bishya. Ngo therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold all things are become new. Ngibyo bituruka ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Iri jambo Bibiliya y'Icyongereza nikoresha ijambo behold, ikavuga ngo therefore if any man go be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold all things are become new. Behold ni ijambo ry'Icyongereza nyine rivuga ngo ikintu ukirebe nta distraction ufite, ugitumbire ukirebe, ubone nyine ukitegereze. Rero haravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Mu Cyongereza bagashyiramo behold, bivuze ngo dushobora kuvuga ngo uri icyaremwe gishya, ngo ibya kera bikaba bishize, wowe ugakomeza uvuga ati ariko gute ubwo ndi icyaremwe gishya, ntaribonye mpfa, ntaribonye bamerekeza, ni gute ubwo ndi icyaremwe gishya, ngo ibintu bya kera byose ngo byarashize, ngo byabaye bishya, kandi sinigeze mpindura aho mvuka, sinigeze mpindura ubuzima nabagamo. Nyine ukatinda mu kubyibaza ati how everything has become new, ni gute ibintu byose byabaye bishya. Ariko ijambo ry'Imana ryaratuburiye, kubera ko ryari rizi ko iyo dilema ishobora gutera, riratubwira ngo mubitumbire, ubirebe ubone biba, ubyitegereze nta distraction ufite, ubyitegereze ubishyizeho umutima, ubirebe kuko already byamaze kuba.
byabaye bishya. Ikiba gisigaye ni wowe wo kubyitegereza ukabibona ko kuko byabaye, ukabireba, ukabyibwira, ukabireba, realizing, ukamenya yuko ibintu byose byabaye bishya kuko already biba byaramaze kuba bishya. Rero muri Kristo niho twirebera, kubera yuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu aba icyaremwe gishya kubera yuko aba ari muri Kristo. Ibya kera byose birashira bigahinduka bishya kubera ko umuntu aba ari muri Kristo. Ngo kandi ibyo byose ngo byatewe n'Imana yiyunze natwe. Salvation rero, agakiza, ntabwo ari ukuvugururwa, ntabwo ari wowe uvugururwa, ahubwo salvation ni ukurisivinga ubuzima bushyashya bureflectinga image y'Imana biciye mu kwizera Yesu Kristo. Salvation ni ukwakira ubuzima bushyashya bugaragaza ishusho y'Imana cyangwa se kamere y'Imana muri wowe biciye mu kwizera Yesu Kristo. Ntabwo ari ukuvugururwa, ntabwo ari uguhindura imico, ntabwo ari uguhindura discipline, ntabwo ari ukwitwara neza, ntabwo ari ukuba umwana mwiza, ahubwo salvation ni ukwakira imibereho mishyashya, ubuzima bushyashya bugaragaza kamere y'Imana muri wowe biciye mu kwizera Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero kugira ngo nyine widefining cyangwa se wisobanukirwe uri we muri Kristo, ubanza gusobanukirwa yuko muri Kristo wabaye umuntu mushyashya, muri Kristo wapfuye ukaba uri umuntu mushyashya, ukaba uri icyaremwe gishya kitigeze kiba exist, kitigeze kibaho n'ikindi gihe. Nyine ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo behold, tubyitegereze, tubibone biba, kuko byamaze kuba already. Ni twebwe, Martha iri kuri twebwe, ikibazo ni twebwe tutabibona kuko byamaze kuba. Ibya kera byose byarashize, byose byahindutse bishya. Nidutegereze, twicare, nta distraction, tubibone kuko byamaze kuba. Ikibazo rero kivukira ahangaha, impamvu tugomba ari nayo mpamvu turi kwiga impamvu tugomba kwimenyera abo turi bo muri Kristo. Ikibazo ni uko abantu benshi usanga baradisidinze cyangwa barafashe umwanzuro wo kubaho ariko bashingiye ku byo barebesha amaso, ku byo biyumvamo, ku ma experience cyangwa ibiri gutrendinga muri sosiyete. Ari nacyo n'abakristo, natwe abakristo cyangwa abizera, ubu usanga iki kibazo kikunze kutubaho, kandi gituruka mu kuticara ngo ntitugire distraction, ngo tubone neza ko ibintu byose byahindutse bishya, turi ibyaremwe bishya. Rero usanga abizera benshi baradisidinze, usanga babaho bashingiye ku byo babonesha amaso, bashingiye kuri feelings, experience cyangwa se ibiri gutrendinga muri sosiyete. Urugero, ugasanga umubeliever, umuntu wizeye Yesu Kristo, ari kuvuga ati ndumva ndwaye, ndumva ndi kurakara, ndumva mfite umujinya, ndumva ndi muri depression. Nyine ibintu nk'ibyo byo kustendinga kuri feelings, cyangwa se ukavuga ati agahitamo kubaho bishingiye muri experience. Ugasanga nyine aravuga ati ntawe iwacu wabigenje gutya, twebwe abantu bo muri karitsiye yacu nta muntu ujya ugira gutya, twebwe na anti wanjye na mama wanjye na papa wanjye n'abiwacu. Nyine ugasanga ubuzima bwe bwose yirebera muri experience zatambutse, cyangwa se ugasanga ari kwibarira ku bintu nyine biri gutrendinga muri sosiyete. Hari akantu kari gutrendinga muri iyi minsi kavuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye. Ugasanga umubeliever nawe ako kantu rwose akagenderamo ngo ibiciro byarazamutse, ngo akazi karabuze, ngo nyine ugasanga ibintu biri gutrendinga muri society nawe nibyo uri kwireberamo. Rero kandi ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 5 umurongo wa 7, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 5 umurongo wa 7, haravuga ngo
ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba. For we walk by faith, not by sight. For we walk by faith, not by sight. Rero icyaremwe gishya cyangwa se umuntu wamaze kurisivinga ubuzima bwa Kristo muri we, umuntu usigaye wirebera uwo ari we muri Kristo, ntabwo aba akisitendinga cyangwa se arebera ubuzima bwe ku by'amaso amwereka cyangwa se ku byo ari kubonesha nyine ku biri kugaragara, ahubwo ayoborwa no kwizera afite muri Kristo, ayoborwa na faith afite muri Kristo. Rero iyo uri kuvuga ngo uko mbibona, ngo ikigaragara cyo, ngo uko bigaragara, ngo reality is nyine ukaba uri kwibarira muri ibyo bintu, rwose uba wamaze kumisinga uwo uriwe muri Kristo, uba wamaze kugira ikibazo cya identity crisis, nyine uba utiyizi, uba utazi uwo uriwe. Niyo mpamvu tugomba kumenya abo turi bo ni abo turi bo muri Kristo. Ntabwo twirebera mu byo twiyumvamo, ntabwo twirebera mu bigaragara, twirebera tugenda twibonera abo turiho, cyangwa se ubuzima bwacu bwose bugendera kuri faith we have in Christ, nk'uko twabisomye ko ubuzima tubayeho none ubu ngubu ubwo twamaze kubambanwa na Kristo, Kristo akaba ari we uriho muri twebwe, cyangwa se imibereho yacu yose ikaba ishingiye ku byo Kristo yakoze kuri twebwe, ngo ibyo dukora byose muri ubu buzima ngo bishingiye ku kwizera k'umwana w'Imana muri twe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 haravuga ngo, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 haravuga ngo, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye. Ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke tugize imitima mishya, kugira ngo tumenye iby'Imana ishima, ari byo byiza kandi bitunganye rwose. Ngo and be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, and you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yeah. Ngo duhinduke tugize imitekerereze mishya, ngo duhinduke mu mitekerereze yacu, uhinduke nyine wowe wamaze kumenya yuko ubuzima bwawe bwose bushingiye ku cyo Kristo yakoze, cyangwa se twebwe dufitanye union, cyangwa se ubumwe na Kristo, twebwe dufitanye ubumwe na Kristo, dukwiriye imibereho yacu yose kuba ari uguhindura imitekerereze yacu, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ibintu byose byamaze kuba bishya, byose byabaye bishya, ahubwo ikibazo nyine kubera yuko ubu ukibona hahandi wari uri, ukibona muri bya bindi wari urimo, ubu ugira ngo ntibyahindutse bishya. Ariko ijambo ry'Imana ryaratuburira riratubwira ngo twicare tubyitegereze, turebe uburyo koko byamaze guhinduka. Kandi mu by'ukuri iyo wicaye pe ugatuza ukareba koko ko ibintu byamaze kuba bishya, biba byaramaze kuba bishya rwose. Ahubwo twebwe sometimes ntabwo nyine tujya twicara ngo tubirebe, tubibone, tubyitegereze, tubirealizinge, mind zacu zihinduke. Ari nacyo ijambo ry'Imana rimaze kutubwira, ngo twe kwibarira kuri experience, twe kwibarira muri feelings, twe kwibarira muri trendings, ahubwo twibarire mu byo mu wo turi we, abo turi bo muri Kristo, icyo twagizwe cyo muri Kristo. Rero twakomeje tuvuga ngo abo turi bo, ngo icyo turi cyo, ngo abo twagizwe bo,
ntidusipesifayinge koko, reka turebe noneho ngo ni bande nyine abo turi bo ni abahe muri Kristo. Reka dusome mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Uzane umurongo wa 3 n'uwa 4. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4, haravuga ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanwe na Kristo mu Mana, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Muri Kristo byagenze gute? Muri Kristo ngo twarapfuye, ngo noneho ngo ubugingo bwacu ngo ubu ngubu bwahishanwe n'ubwa Kristo mu Mana, ngo kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, natwe ngo tuzahera ko twerekananwe nawe turi mu bwiza. Rero ikibazo kiba gikomeye cyane ni uko tutajya tumenya ko twapfuye. Ntabwo nyine tujya tubyibazaho ngo tubitindeho, tumenye ko turi abantu bapfuye. Twe tuba dutekereza yuko Kristo abambwa ku musaraba cyangwa se Kristo adupfira yapfuye wenyine. Nyine ukaba utekereza yuko Kristo yapfiriye ibyaha byawe ibyo gusa, ariko ijambo ry'Imana ryavuze yuko twabambanywe na Kristo. None mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 3 havuze yuko twapfuye. Bivuze ngo Kristo twarapfanye, ntabwo yadupfiriye gusa, ahubwo twarapfanye. Iyo umuntu ashobora kugukorera ikintu noneho yamara kukigukorera, kubera yuko wowe nta ruhare rwawe wabigizemo, na participation yawe wabigizemo, nyine wenda ukabitekinga for granted cyangwa se ntubyumve neza. Ariko Kristo si yadupfiriye gusa, ahubwo mu rupfu rwe twarapfanye. Rero dukwiriye kurekeraho kwireba nk'abantu batigeze bapfa. Aho ni naho dayirema ivukira, mu kureba nyine ugatekereza yuko uri wa muntu wa kera, ari nabwo usanga righteousness y'Imana itari kugaragarira muri twebwe, kubera yuko ukivuga ati njyewe ndacyarwana n'uburakari, nyine ugasanga umwaka urashize undi uraje ukivuga ngo uracyarwana n'uburakari. Ntumenye yuko wowe wa wundi wa kera wapfuye, ubuzima bwa Kristo akaba ari bwo burimo muri wowe. Rero muri Kristo twarapfuye ngo tuzukana nawe, Imana ituzurana nawe, ngo itwicazanya nawe. Nyine ngo ubuzima bwacu, ubugingo bwacu ngo buhishanwe n'ubwa Kristo. Hari Zaburi ivuga ngo uba mu bwihisho bw'Isumba byose ngo azaguma mu gicucu cy'Ishobora byose. Nyine iyo Zaburi ikomeza ivuga amahirwe y'uwo muntu uba mu bwihisho bw'Isumba byose, ariko noneho ngo twebweho ngo ubuzima bwacu ngo bwabaye hidden n'ubwa Kristo mu Mana. Bivuze ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyagushaka kibanza nyine iyo kigushaka kibanza kumitinga na Kristo, kibanza nyine guhura na Kristo. Nyine ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu ngo buhishanwe n'ubwa Kristo mu Mana. Bivuze ngo kugira ngo uburwayi bukugereho bubanza kugetinga Kristo, bubanza kujya mu Mana, byarangiza bukajya muri Kristo bukajya bwakugeraho, kuko aho ngaho niho uhishwe. Rero iyo tuvuga ngo nta burwayi bushobora kukugeraho, cyangwa se ikitadifitinga Kristo nawe nicyagudifitinga, ikitanesha Kristo nicyakunesha, ikitakica Kristo nawe nticyakwica. Ntabwo nyine aba ari motivation speech, kubera yuko tubonye ko we are hidden, turahishwe.
iyo umuntu yihishe mu kintu kugira ngo umubone, ubanza kubona icyo kintu yihishemo, noneho wabasha kukihishura, noneho ukajya wabona uwo muntu. Rero bivuze ngo twebwe kugira ngo ikintu kitugereho kibanza kunesha Kristo, kibanza no kunesha Imana, cyane kikanesha Kristo kubera ko ari we duhishwemo, kikajya cyatugeraho. Kandi ibyo bintu rwose ndatekereza ko nta muntu utari kumva yuko bidashoboka. Nta kintu gishobora kunesha Imana ngo nikirangiza ngo kineshe Kristo ngo kitugereho. Rero nyine ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose kibanza kunyura muri izo process, kandi ntibishoboka. None ushobora kwibaza ngo bipfira he rero ko tukibona weaknesses mu buzima bwacu, kandi tumaze kubona yuko duhishwe muri Kristo, bivuze ngo ikintu kibi kugira ngo kitugereho kibanza kuba cyanesheje Kristo. Rero ubwo umuntu akaba yakibaza ati none ko bingeraho, none ko ndwara, nyine ukaba wakwibaza ati ariko Ovani wagireka ko ndwaye sinezite imyaka igera muri 20 ko nayivukanye na n'ubu nkaba nkifite, ubu ushaka kumbwira yuko ngo ikintu ngo kibanza gufitinga Kristo, ngo cyamara kudifitinga Kristo ngo kikajya cyangeraho gute nyine cyangireho kandi ndi umwizera? Bipfira mu kutabimenya. Kandi kuba utarabimenya ntabwo bihindura ijambo ry'Imana ikinyoma, ntabwo bihindura ko mu mibyimba ya Kristo twakirijwemo indwara. N'ikimenyimenye hari bamwe hano twakize indwara. Rero kuba zikikugeraho ntabwo bivuze ko Imana ibeshya, cyangwa se ijambo ry'Imana ribeshya, cyangwa nyine icyo ijambo ry'Imana rivuga atari ukuri. Ahubwo bipfira mu kutabimenya, bipfira mu kutabyacknowledginga. Reka dusome mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 4 tugeze kwa 6. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 4 tugeze kwa 6. Ndi gukoresha Bible. Okay, Emma ndabona akizanye imbere yanjye, reka tugisome iki cyanditswe. Haravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ntabwo twapfuye gusa ngo tubigarukira, ahubwo twahise tuba bazima. Imana yaduhinduranye bazima na Kristo. Ngo but God who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sin, had quickened us together with Christ. Ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze Imana, ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwatukijije. Ngo nuko ituzurana nawe, itwicarana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Ngo Imana yatuzuranye nawe, yatuzuranye na Kristo. Twabonye yuko twapfuye, ariko ntibyagarukiye aho, ahubwo ngo Imana yatuzuranye na Kristo, gitwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Rero ni ukuvuga ngo aho niho turi, ijambo ry'Imana nyine, ijambo ry'Imana uko ribivuze niko biri, aho niho turi. Ikintu rero kugira ngo kikugereho kiba cyabanje guca muri izo process zose, kandi twabonye ntibishoboka. Ntibyashoboka ko uburwayi bubasha kwintaringa heaven, byamara kwintaringa heaven bukarutsinda Kristo, bwamara gutsinda Kristo bukajya bwakugeraho. Rero ni iyihe mpamvu wita butugeraho mu buryo bworoshye? Impamvu butugeraho mu buryo bworoshye ni ya identity crisis dufite ababeliever, nyine abizera bafite. Kubera ko mu by'ukuri niba Imana yaratuzuranye na Kristo, ikaduhishanya nawe mu ijuru, tukaba twicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka mu Mana. So rero ubwo ibyo bintu biba ibintu by'ubukene, ibintu by'uburwayi, ibintu byo gutsindwa, ibintu nyine biriya bintu byose bigera ku bantu, ntabwo byakagombye kuba bitugeraho, kubera yuko twakabaye, kuko turi hidden. Ubwo bitugeraho rero ni ikihe kibazo? Ikibazo ni ukutimenyera
abo turi bo muri Kristo. Nyine hari ikibazo cya identity crisis, kuko ubashije kwimenya uwo uri we muri Kristo, hari ibintu bitabaye bigutsinda. Nyine hari ibintu bitakabaye bidutsinda mu gihe twamaze kumenya abo turi bo muri Kristo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ko twicaye ngo havuze ngo nuko ituzuranya nawe, itwicarana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo. Rero abantu bicara, ubundi actually abantu bicara kubera ko bamaze nyine gusoza imirimo yabo buri bose. Ntabwo waba ugifite ibintu byo gukora ngo wicare. Iyo bimeze gutyo aba ari ubunebwe. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko yatwicaranyije nawe. Imana yaratuzuye itwicazanya na Kristo mu ijuru. Bivuze ngo we are in the rest. We are in the rest. Turi muri rest kubera yuko abantu ntibabasha kwicara batari mu kiruhuko. Rero iyo umuntu, ari nabyo twatangiye tuvuga yuko union yacu na Kristo iri based ku murimo Kristo yamaze gukora warangiye. Iyo ushaka kubihirimbanira ubuguye uretse ubuntu bw'Imana. Rero bantu bagifite ya mindset yo kuvuga ngo ngiye kuremesha, ngo ngiye gusenga, ngo ngiye gukora amasengesho y'iminsi 3, ngo yo kuremesha ibintu runaka, ngo yo gukora ibintu runaka, nyine bya bintu byose byo kwihimbira utuntu no gushaka guhimba nyine imirimo, uba wamaze guhusha yuko muri Kristo wicaye, twicaranye na Kristo mu ijuru mu Mana. Rero iki tugomba kukimenya, tukamenya rest turimo. Rest ndi kubabwira, ushobora kuhita wumva, hari umuntu ushobora kubyumva akahita avuga ati ubwo se uri kutubwira ngo ntituzongere kwiga, ntituzongere kujya ku kazi, ntituzongere kujya mu bucuruzi niba ducuruza. Oya, rest nyine isobanuye ko already uri kurivinga ubuzima bwamaze gutegurwa, uri gukora ibyamaze gukorwa. Ari nacyo ijambo ry'Imana ryatubwiye rivuga ngo turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza Imana yiteguriye kera. Iyo rero tubaho ubuzima bwa buri munsi bwacu, tuba turi kugendera muri iyo mirimo myiza Imana yiteguriye kera tugomba kugenderamo. Rero we are in the rest. Rest ntabwo ari ukuvuga ngo ntuzongere kwiga, ntuzongere gukora imirimo wakoraga, ahubwo jya uyikora uvuga ngo ubuzima ndi kubaho ni ubuzima bwa Kristo muri njyewe. Rero nta mpamvu yo gupanika, kuko Kristo yamaze kugutegurira ibyo ugomba gukora, imirimo myiza yose ugomba gukora, aho ugomba kugera hose byamaze gutegurwa. Rero iyo assurance ikiyubaka muri wowe, ukamenya yuko ibintu byose ukora cyangwa ubuzima ubayeho atari ubuzima bw'impanuka, ahubwo ari ubuzima already bwamaze gutegurwa muri Kristo. Rero ubwo wicaye uri muri rest, rero ugomba kubaho mu buzima bwawe bwose nta kintu kikudisturbinga, nta kintu kikujagaraza, ukarivinga muri rest kubera yuko ufite iyo assurance yuko Imana yamaze gutegura byose, kandi in fact ubuzima uri kubaho atari ubwawe ahubwo ari Kristo uri kubaho ubuzima bwe muri wowe. Rero ni ukuvuga ngo tugomba kwimenyera abo turi bo muri Kristo. Tugomba kwimenyera abo turi bo muri Kristo, kuko ntabwo twabasha kumenya ko turi muri rest tutabashije kumenya ko Imana yatuzuranye na Kristo ikatwicazanya nawe. Ntabwo icyo kintu wabasha kukimenya ko iyo rest uyifite utamaze kumenya yuko wicaranye na Kristo. Ikindi ntabwo wabasha kumenya ko ibintu byose bitagomba kuhita bikugeraho ako kanya. Ntabwo uri wa muntu winjira mu modoka ngo mugeze mu nzira gato iraguye ngo isupa, ngo ako kanya wisupa. Ikintu kitanesha Kristo ntabwo cyakunesha nawe, ntabwo cyakagombye kukunesha nawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo rivuga ngo ibyari bimwuzuye nibyo twahaweho twese.
bivuze ngo ibyuzuye Kristo nibyo binakuzuye. Uwo Kristo ari we niwe uri we. Ikitanesha Kristo nticyakunesha nawe. Ikitagera kuri Kristo nawe nticyabasha kukugeraho. Impamvu ni iyi. Impamvu ni uko wari uri muri Kristo ari uri. Ubaye nyine utaramenya yuko ubuzima wowe na Kristo mufite union ni ukuvuga ngo mufitanye ubumwe ku buryo nta muntu n'umwe wabatandukanya. Iyo rero ibyo ngibyo utabimenye, utekereza ko ubuzima bwawe bwose ari ubuzima bwo kwirwanaho, cyangwa se ubuzima nyine bwo kwirinda. Niho usanga nyine abantu babayeho ubuzima bwo kwirinda cyane, kwitwararika cyane, kubera yuko batazi ku uburyo bona Kristo bafitanye ubwo bumwe, bafitanye iyo union, ku buryo ki ikintu kigushaka kibanza kikadiringa na Kristo, cyarangiza kikajya cyabona kukubona. Rero mu gihe Kristo icyo kintu kitabashije kumudifitinga, nawe ntabwo cyakudifitinga, kuko byose bikugeraho byamaze guca muri Kristo, kubera ko muri Kristo niho turi hidden in. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 3. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 3. Haravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to the glory and virtue. Ngo imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwatuhamagarishije ubwiza bwe. Bivuze ngo muri Kristo Imana yamaze gutegura ibintu byose twakenera ngo tubeho ubuzima bureflectinga, ubuzima nyine buri successful, buri godly, bugaragaza buri full, nyine bugaragaza ubumana mu buryo bwuzuye. Imana ngo imbaraga z'ubumana bwayo ngo zaduhesheje ibyo bintu byose byadufasha kugira ngo tubeho ubuzima buri successful, buri reflectinga godness, buri reflectinga kubaho kw'Imana muri twebwe, twamaze kubihabwa. Reka dusome mu gice cya mbere cy'Abefeso igice cya 8, ariko muri the message version. Sinzi niba Emma ayifite, ariko niba atayifite reka ngereyo mite nzani iyo version na mite nzani iyo verse. Urwandiko rw'Abefeso igice cya mbere umurongo wa 8 niho nabonye babivuga neza cyane. Muri the message version haravuga ngo he thought of everything, provided for everything we could possibly need. Ngo Imana ngo yatekereje ku kintu cyose, ngo irangije providing ikintu cyose ngo dushobora gukenera. Imana ngo yatekereje ikintu cyose, irangije ngo ina providinga buri kintu cyose ngo dushobora gukenera. Muri Petero hatubwiye ukuntu ngo imbaraga z'ubumana bwayo ngo zaduhesheje, ngo has given us everything that pertain to life and godliness. Bivuze ngo rero muri Kristo dufite iyi assurance yuko ibintu byose byatuma tubaho ubuzima buri successful,
ubuzima bugaragaza ubumana muri twebwe, Imana ngo yamaze kubitekerezaho, irangije iranabiprovidinga, iranabiduhereza. Rero ntabwo kuba ubona nyine ushobora kwibaza ati none se nyine sometimes ntabwo nshobora kwirengagiza yuko sometimes ubuzima turimo kuri bamwe nyine bihinyuza iri jambo ry'Imana turi gusoma, ukavuga ati none se ko niba Imana yaraprovidinze, yaratekereje ku kintu cyose nzakenera kugira ngo mbeho ubuzima buri successful, buri reflecting kubaho kw'Imana muri njyewe, ko nakeneye kwiga ariko nkaba ntarabibona, ko nakeneye akazi nkaba ntarakabona, ko nshaka iki ngiki nkaba ntarakibona. Why? Ibyo ntabwo mbihakana, bibaho, ariko ntabwo bishobora guhindura ijambo ry'Imana, ntabwo bishobora kuvuga ko ijambo ry'Imana ribeshya, kuko in fact hari abantu babifite, hari bene data bagenzi bacu babifite. So rero ntabwo nyine kuba bitaragera mu buzima bwawe, kuba bitaraba bihinyuza ko ari ukuri. Ni ukuri rwose, Imana yatekereje ikintu cyose tuzakenera, irangije iranakiprovidinga kugira ngo ubuzima bwacu bubeho buri successful, ari ubuzima buri reflectinga kubaho kw'Imana muri twebwe. Ushobora kuvuga ati none se ariko abantu bose, none se ubwo ushatse kuvuga ko abantu bose tuziga? Abantu bose ntabwo tuziga. None se abantu bose bazagira imodoka? Abantu bose se bazakira kimwe? Abantu bose se bazagira akazi gahemba kimwe? Umva, nyine bishobora kutamera gutyo, ariko kubera iki wakikura se mu bantu bagomba kubona akazi? Kuki wakikura mu bantu bagomba kubyara? Niba koko ari ibintu biri necessary kugira ngo bireflecting ubuzima buri successful bw'ubumana muri wowe, kubera iki wakikura mu mubare wabo Imana yabigeneye, kandi ibyo bintu nabyo bihari, yaramaze kubiprovidinga before, kugira ngo ubeho ubuzima buri successful reflecting kubaho kw'Imana muri wowe. Rero impamvu udashobora kwikura muri abo bantu, nyine udashobora kwiyerimina ngo uvuge ngo ntabwo ngo twese tuzagira imodoka, kandi mu by'ukuri ubona ko imodoka ari necessary kugira ngo ubeho ubuzima buri reflecting kubaho kw'Imana muri wowe, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo imbaraga z'ubumana bwayo ngo bwaduhaye ngo ibintu byose, ngo bwaduhesheje ngo ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Rero byose urabifite, byose urabyemerewe. Impamvu utagomba kwikura mu bantu bari qualified for that, reka dusome mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino, igice cya mbere, umurongo wa 19 na 20. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino, igice cya mbere, umurongo wa 19 na 20. haravuga ngo kuko umwana w'Imana Yesu Kristo, uwo twababwirije ibye njyewe na Silowani na Timoteyo atariye, kandi ngo abe oya, ahubwo muri we harimo ye gusa. Iby'Imana yasezeranyije byose muri we nimo ye iri, nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe natwe. Rero we are already qualified in Christ. Ikintu cyose wifuza, ikintu cyose ushaka kiri necessary kugira ngo ubeho ubuzima buri successful, buri reflecting kubaho kw'Imana muri wowe, kugira ngo Imana ihimbarizwe muri wowe, kugira ngo Imana ibe glorified muri wowe. You are already qualified to get it in Christ. Kuko muri Kristo niho dufite assurance yuko iby'Imana yasezeranyije muri we byose ariye. Ntabwo ngo byivuguruza ngo byongere ngo bibe oya. Ntabwo wa approachinga, ntabwo receiving ibintu byawe ufite double mind, uvuga ngo byabase bitazaba, ngo byabase ngo nabase ngo ngiye ntaragenewe kwiga, ngo ngiye se naba ntaragenewe ngo kugira umwana, ngiye se naba ntaragenewe ngo kugira mariage. Niba ibyo bintu ari necessary kugira ngo
ugire ubuzima bw'ubumana bwuzuye buri successful kandi Imana irushaho kuba glorified muri wowe, icyo kintu already in Christ ufite uburenganzira bwo kukigira kandi cyabaye provided kuri wowe. Ntabwo rero ubisengera usa nkaho bigiye kuba created ako kanya, nyine bigiye kwita biremeka ako kanya. Ntabwo waapproachinga, niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo we have to receive it, ngo tugomba kubyakira. Ntabwo ari siroga mu by'ukuri, ntabwo ari agasiroga twihimbiye ko kushyushya abantu, ko kumotivating abantu, ko kubabwira ngo you have to receive it, we are having to receive it. Oya, ahubwo nuko mu by'ukuri ikintu cyose kikenewe kiri necessary kugira ngo ubeho ubuzima bureflectinga kubaho kw'Imana muri wowe, kugira ngo Imana ibe glorified muri wowe. Already Imana yaragitekereje, irangije iranakiproviding. Niko twasomye mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 8 muri the Message version havuga ngo God thought of everything and provided for everything we could possibly need. Rero muri Kristo, niba uri muri Kristo uri qualified rwose. Ikintu cyose ukeneye kugira ngo ubeho ubuzima glorifying Imana, bunareflectinga kubaho kw'Imana muri wowe, imbaraga z'Imana zarabiguhaye kubera yuko uri muri Kristo. Aha rero niyo mpamvu tugomba kumenya mu by'ukuri abo turi bo tukabisobanukirwa. Turi kwegereza umusozo, reka twongere turebe kandi nanone impamvu tugomba kwisobanukirwa tukamenya abo turi bo muri Kristo, kuko twabonye yuko nta buzima bwacu buri beside ya Kristo, nta buzima bwacu buri outside ya Kristo. Ubuzima bwacu bwose buri muri Kristo, kubera yuko ngo Imana yatuzuranye nawe nyuma yo gupfa, ngo Imana yatuzuranye nawe nyuma yo kubambanwa nawe, ngo itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi mu Mana. Ni ukuvuga ngo rero nta buzima bwacu, nta life dufite, nta identity dufite, nta definition dufite beside of Christ. Kandi mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 4 havuga ukuntu Imana yadutoranyirije muri we, ngo muri Kristo niho Imana ngo yadutoranyirije. Nyine Imana yari yagambiriye kera ko abantu bose iziyunga nabo biciye muri Kristo. Rero twatoranyirijwe muri we, niho turi, duhishwe muri we, ibyacu byose tubisanga muri we, tubirebera muri we. Rero mu rwandiko rwa Filimoni igice cya mbere umurongo wa 6, urwandiko rwa Filimoni igice cya mbere umurongo wa 6, haravuga ngo ko ndi kuhabura, Emma yaba yahazanye gusa haravuga ngo reka makotinge nubwo ntari buhavuge neza exactly nk'uko handitse. Haravuga ngo gusangira ko kwizera kwanyu ngo kube ukugira umumaro, ngo kubwo kumenya ibyiza byose mufite muri mwe muri Kristo. Ngo communication of your faith ngo must be effectual through acknowledging every good thing you have in you in Christ. Rero niyo mpamvu tugomba kwimenyera muri Kristo, tukamenya n'abo turi bo muri Kristo, kugira ngo dusharinge abandi ubuzima natwe twamaze kwenjoyinga. Kubera yuko iyo ngo utisobanukiwe, iyo utamaze acknowledginga ngo usobanukirwe neza uwo uriwe muri Kristo, ngo nyine ujya gusharinga abandi ibintu nawe bidafite ubuzima. Rero bigatuma gusharinga n'abandi faith yawe cyangwa se ubuzima ufite muri Kristo butaba effective, butagira akamaro, kubera yuko utamaze gusobanukirwa icyiza cyose ufite muri wowe muri Kristo. Ntabwo bifite outside ya Christ, ahubwo
ubifite muri Kristo, ubigira kubera yuko uri muri Kristo, ni naho ubimenyera, niho ubyakinoregingira. Rero iyo utabimenye ujya gusharinga abandi ubuzima udafite mu by'ukuri. Reka nanone kandi nk'uko twabisomye muri Petero, mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 3, nk'uko twasomye yuko twasomye havuga ngo siko mabuze kandi baha pestinze havuga ngo according as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that had called us to the glory and virtue. Ni ukuvuga ngo iyo tutabimenye, iyo tutabisobanukiwe, imbaraga z'ubumana nyine ngo zaduhesheje ngo ibintu byose twakenera muri ubu buzima kugira ngo tubeho ubuzima buri godly, ariko ngo biba byavuye mu kumenya, mu acknowledginga cyangwa se mu gusobanukirwa uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze. Aha, aba ni abo kumarira iminota abo ni abo kumara iminota rwose nta kindi, ariko nyine nibyo twavugaga ngo byose bigomba kuba wabanje kubimenya, ngo ibi byose nyine mu kumenya, mu kuba imbaraga z'Imana byaraduhesheje ibintu byose twakenera kugira ngo tubeho ubuzima buri godly kandi buri successful, buri reflecting kubaho kw'Imana muri twebwe, ngo bica mu kumenya ngo uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso nziza, ngo through the knowledge of him that had called us to glory and virtue. Twahamagariwe ubuzima bwa glory na virtue, nyine twahamagariwe ubuzima bwiyubashye bw'ubwiza. Rero iyo utabisobanukiwe ukomeza kugira identity crisis, kandi iyo ufite identity crisis nyine uramisinga cyangwa se ukagira delay, ukagira kudindira kandi ibintu already byaramaze gukorwa kuri wowe, kuko twamaze kubona yuko biri impossible ko ikintu niba uhishwe muri Kristo cya defeatinga Kristo. Niba kitadefeatinga Kristo rero nawe nticyabasha kukugeraho. Impamvu rero sometimes twisanga byatugezeho biba byapfiriye mu kutamenya abo turi bo. Iyo ikintu gisanze nta knowledge ufite about something, nyine kigutwara bujiji, kigutwara buhumyi, kirakumisleading. Ariko iyo nyine kisanze nawe uri aware y'uriwe muri Kristo, ya assurance ufite muri Kristo, nticyabasha kukugeraho, kuko ikitabasha kudefeatinga Kristo nawe nticyabasha kukutsinda. Rero niyo mpamvu tugomba kabisa kwimenya, tukagira knowledge yacu igakura, tukamenya abo turi bo, tukisobanukirwa, kandi ntitubifate ngo bijye biduca mu maso bigende gusa, ahubwo twicare nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye rikatubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo ngo aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera byose, nyine nk'uko ririya jambo twaryize rya behold, ryo kutahita wirukanka, ahubwo ukicara ukabibona ko ibintu byose byahindutse bishya, ukabireba, ukabirealizinga, nta distraction, ukabyitegereza, ntugire double mind. Rero ndumva ari ibyo ngibyo, ndumva nsoje kabisa, ariko reka dusoreze kuri ibi byanditswe bibiri. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 2 umurongo wa 14 n'uwa 15. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 2 umurongo wa 14 n'uwa 15.
haravuga ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Niba rwose wari wizeraga Kristo, wari umwizera, ukaba utekereza ko wahamagariwe ubuzima buciriritse, ukaba warajya gutekereza yuko wahamagariwe ubukene, wahamagariwe gusafaringa, wahamagariwe ubuzima buri aho nyine busanzwe, tangira rwose uhindure imitekerereze yawe. Dore ngibyo ibyo twahamagariwe, ngo Imana yaduhamagarije ubuzima buri victorious, ubuzima ngo buhora butuma dutsinda, ngo kandi tugakwirakwiza impumuro nziza yo kuyimenya. Ngo mu Cyongereza aravuga ngo now thanks be unto God which always calls us to triumph in Christ and make manifest the Savior of his knowledge by us in every place. Imana yaduteguriye ubuzima buri glorious, ubuzima nyine hahandi abantu bose bazajya bavuga ati ubuzima bwiza ni ubw'abantu bizera, kubera yuko Imana nicyo kintu yaduhamagariye, ngo yatuhamagariye ubuzima bugaragaza ngo bumanifestinga ngo ibyiza byose byo kuyimenya, gukwirakwiza impumuro nziza yo kuyimenya. Imana yaduhamagariye ubuzima buri very prosperous. Niba wibariraga mu bakene kabisa, hindura imitekerereze yawe, kuko Imana yaduhamagariye gukwirakwiza impumuro nziza yo kuyimenya. Nyine abantu ntibaturebe batubone ngo turi abantu baciriritse. Ntabwo ndi kububakamo mind ya materiality, gukunda ibintu, ariko umenye yuko Imana pe ikintu ikwifuriza ari uko azajya bavuga ati ninde ufite ibintu byiza, ninde wabaye successful, ni wowe, nibyo wahamagariwe, ngo kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana, ngo hagati y'abarimbuka n'abakira. Reka nanone kandi ari naho dusoreza, ari naho prayer point yacu iri bushingire dusengera muri iki cyanditswe, kiboneka mu Abefeso igice Abefeso igice cya mbere, turahera ku murongo uhere nko ku murongo wa 15. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 ugeze ku wa 21. Reka ndebe ko nahagera vuba. Okay, ndabona bahazanye. Haravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze. Abasabira ngo iki? Abasabira ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Wow. Murabona ko ibintu byose byamaze gukorwa mu by'ukuri. Ntabwo turi abantu baciriritse, ahubwo bipfira he? Bipfira mu kutabimenya. Ngo kubera ko murebe uwo Kristo twicaranye, twabonye ko turi hidden in Christ, duhishwe muri we. Noneho murebe uyu Kristo ahantu ari. Ngo Kristo ngo Imana yaramuzuye ku murongo wa 20, ngo Imana yaramuzuye mu bapfuye, ngo imwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, ngo imushyira hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose
n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Aho rero niho turi. Warangiza ukagendana ubwoba, warangiza ugatinya abarozi, warangiza ukibarira mu buzima buciriritse. Nyine ibyo byose bituruka mu kutamenya, ari nabyo Pawulo yasengeye Abefeso ngo amaso y'imitima yabo ahweze, ngo bamenye ibyo biringizwa n'iyabahamagaye, ngo bamenye n'ubutunzi bwinshi bw'ibyiza ngizaragabere, ngo bamenye ngo n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Bipfira mu kutabimenya, bipfira mu kutabimenya. Ibintu byose bipfira mu kutimenya, mu kutamenya abo turi bo, no mu kutabisobanukirwa, no mu kubimenya tubica hejuru. Nitugire behold, nitwicare ngo tubirebe tubibone koko biba mu buzima bwacu. Niturestinge, nitumenye iyi assurance y'uburyo ibintu byose ngo Imana yabitekerejeho, yarangiza ikanabiprovidinga kugira ngo tubeho ubuzima buri successful, ubuzima buri victorious, ubuzima ngo bugaragaza, bugenda bukwirakwiza impumuro yo kumenya Imana. Aha rero niho bipfira, ari naho tugiye gusenga kugira ngo turusheho kwimenya. Kuko mu by'ukuri impamvu bituhita bitugeraho byihuse directly, biba byamaze kureba bikabona yuko tutabizi. Kubera yuko tubaye tubizi, ikitarwanya Kristo, ikitamunesha nawe nticyakunesha. Tugiye gusenga rero kugira ngo tubimenye, tunabirisivinge, tubigenderemo, maze Imana irusheho kuba glorified in us. Data, turagushimira cyane, tugushimira kubw'ijambo ryawe, tugushimira ko waduhaye access ku ijambo ryawe, turisobanukirwa ngo byari ubwiru, ariko none ubu byamaze kuba clear, byasobanutse muri twebwe kubw'umwuka wera waduhaye utumenyesha byose. Thank you Jesus, thank you Jesus, we thank you. Turagushimira cyane rwose. Ndasenze kugira ngo turusheho kwimenyera muri wowe, turusheho kwimenyera muri wowe, turusheho kumenya abo turi bo, turusheho kumenya ibyo twahawe, turusheho kumenya, dusobanukirwe, tumenye uburyo waduhaye ibintu byose twakenera kugira ngo tubeho ubuzima bureflectinga kubaho kwawe muri twebwe, kugira ngo tubeho ubuzima bugaragaza, bukwirakwiza impumuro nziza yo kukumenya, tubeho ubuzima bwa attractinga abandi. Ubuzima bwacu wabugeneye kuba message ubwabwo, wabugeneye kugira ngo n'abatarizera baburebe ubwabwo, tutagize icyo tuvuga, babone ko ari ubuzima rwose